ushobora kuba umfana ahubwo ukaba utankunda. oya Nkunda umusore wiyubaha, yego, umusore uri smart, umusore utiyemera, mbashaka umusore ugaragaza uko ari, yego, mbega urabona uyu mujama duhuriye hano si mwiza si bogare ariko duhuriye hano ntago nari mbizi. What? naje gukuza muntu bita ele kabisa. Waje gukunda misere? Arandomiwe. Ngira ukunda mukunda ni rumwe mba numva twabyara hungu na kobwa. Jesus. wowe nawe yego ukajya muri dushe tukajyana ukanyishisha mu buriri tukaba turi kumwe inyama bakwiye mu nda ya Brian nzaho ziri aho Moses yabereye umuge naho nari mari aho timu ya Ari yakuru yakotoreye nari mari naho Melody yitiriwe Munyakazi naho nari mari ya naho misere yitiriwe misere uje kuhatereta. Kuri kamera zacu muri kuhabona Miss Elle kwana nundi musore misere usho kuba arabonye sheri. Oya ntabwo ari sheri wanjye, ntabwo uri sheri wanjye, usho kuba arabonye sheri, ntabwo ari sheri wanjye. tubirimo kabisa. Tubirimo. What? naje gukuza muntu bita ele kabisa. Waje gukunda misere? Arandomiwe. Ukunda misere? cyane. Ariko bimbere nga surprise. oya ariko ni akubwira urabona uyu mujama duhuriye hano si mwiza si bogare ariko duhuriye hano ntago nari mbizi. uzi impamvu se nashatse kugira ngo mbahuze nose yarabikubwiye ko nkunda cyane si nguyu se Gabriel umuntu wirukira ugusiga ugasiga ugusanga wirukira ugusiga ugasiga ugusanga ngo ntugakinishe umutima wundi kuko abafite wamukunda igihe kizaza atwarwe n'abandi batari wowe. urabyishimiye kwa nkunda? Mfite uwo nkunda. oya ariko kuba umufite ni kimwe no kuba hari ugukunda nacyo ni kimwe. akaba mfana ubwo arabisobanura. abanza bibwira ya umusaza nge nitwa Lion umuraperi kabisa ukomeye cyane. ninge kinini cy'umujinya agahinda ndetse n'imbeho yo muri Mata. mwe wasajije abakobwa benshi harimo na Miss Elle kubera gatuza gashinguye ku gihimba gikomeye cyane n'amaguru y'ibitesi. amaguru y'ibitesi kabisa ariyo mpamvu navuze nze mpore na Miss Elle mukubite na vasi za danje. ya mugiye gutanamo nawe asigara umusani mugiye gutanamo. tubanze dusubire back ho gatoya. niki cyatumye ukunda Miss Elle waje kumutwikiraho nawe araza kumbwira bya byumvisha. ikintu cyatumye mukunda nabonye ari umukobwa wigirira icyizere ariko nyine mbona hari ibyo yigiriramo icyizere agakabya. uko ushobora kuba nawe warakabije? oya jewe sawa nyine ko nanjye nzi gutanga ikinyarwanda abantu badukurikiye. tubanze twumve mumwumve. nje nararebye mbona hari icyizere yiha ariko nyine mbona kizamera nka bimwe uribuka muri Bibiliya nimba ari Mose umwe wajyanye abantu niba ari Kanani gutyo bikarangira batagezeyo ariko bo bakagerayo. rero navuze ni ahageze naho ngaho reka Kanani ahihorere dukomezayo. mujama ararenze kabisa. ubwo reka Miss Elle reka Element ukomezanye na Lion. right? no amahirwe ya nyuma. urama amahirwe ya nyuma. rero mujama nazanye nakasamutwe agwaye amahirwe ya nyuma kugira ngo ibyo bintu bitekerezeho. umva ngubwire musore nta nubwo ari na ngombwa ngo nekereze cyane sibyo? oya nanjye ngwaya ndatanu biba yarindwe. umva ngubwire rero sibyo? ushobora kuba umfana ahubwo ukaba utankunda. oya erega wansobanurira urukundo nkunda urwo ari rwo. nge ngukunda urukundo rumwe ruzatuma nta nubwo uzi kubifiriye. bivuge neza wimutinya bro. oya ntabwo ugomba kuntinya. nge urukundo ngukunda
ni rumwe mba numva twabyara ahungu n'akobwa. Jesus. wowe nawe yego ukajya muri dushe tukajyana ukanyishisha mu buriri tukaba turi kumwe ku meza dusangira byose kandi buri kigiyemo tukakijyanamo tukanafashanya. Njye nibyo numva nyine nibyo ngukundira kabisa, ni nabyo ngushakaho. Apana bamwe bo kuza bakora hitandirani, ibyo ntabwo ntibishaka kuri wowe kabisa. Yego urangije uhitamo Miss Ele, arya ubundi risanzwe witwa nde mwana? Muhawenimana Josiane, mutoto wa Cyangugu. Cyangugu gara. Urangije uravuga ati reka mpitemo Miss Element, ariwe mpitamo. Men kuba afite uwakunda nawe kuvuga ndamukrashingiye, ibyo bintu wabiturukije byaje gute? Nawe ariko yabyishimiye, urabona ko yishimye pe. Nanjye mba mbibona ndi mukuru kuko urukundo ntabwo baruhisha. Buriya ni ukuvuga ngo rwagaragaye ntabwo ko mana we, ni ukuvuga ngo yego rwagaragaye. Buriya hari umuntu waririmbye, uziko ndi kureba nkasanga niwo mukunda ahubwo kurusha gukunda. Urasetsa yego se uri sure? Ndabona bibaye sure. Hari umuhanzi bimuhire, hari umuhanzi waririmbye ngo ntugakunda utagukunda kuko ukunda akunda abandi. baravuga ngo kunda ukunda abandi. Unasikia ariya ni kitoko, ni kitoko ni ngombwa se nyiri kumukunda uri kumwamamariza yakwishyura. Ukunda abandi wabyumvishe rero. Ndashaka noneho ikintu nagukoreye ni kimwe, wenda mbere yuko tujya kuri we muri rusange, naguhuje n'uwukunda, ndashaka witeretere, akira mikoro iteretere. Witeretere waye platform, waye misere iteretere. Ariko excuse ku bafana badukurikiye, ngiye kubikora kiraperi kuko ntago ngewe ibintu byo urabikora kiraperi, nurangiza uze no kubikora professional byo gutereta. Nkungi yari gutereta umukobwa, hari tunamubwira uri kumureba ukabona asa n'amazi yo kwiteke. Urasetsa yego kwiki kandi uriya urukundo banza ubikore bya gihungu, noneho namara gufatwa tujye mu buryo bwa kirapera. Right? Yego banza ubikore mu buryo bwa gihungu, reka nkufatire utaza no kugira isoni. Nabanza birape neza, fata mikoro neza. Nabanza birape. Okay, banza birape kugira ngo se banza birape kandi ari byo sheri wawe yagusabye. Pana sheri nako ukunda yagusabye, ariko na kasheri eka dukoreshe sheri misere ari kibazo. No kirimo kantu njya nifuza kugufata nkakurinda abakuriza, ngewe joka nkagusetsa ntagukuze ntaguhuza, ariko ukomeza kumbera ibamba, sinkushuka ngo ibitekerezo ndabitwara, njye burya nakugurukana no kumanana hakugeza, humura nacyo uzamburana kandi ntabwo uzambabarana, inyama bakwiye mu nda ya Brian nzi aho ziri, aho Moses yabereye umuge naho nari mari, aho timu ya Ari yakuru yakotoreye nari mari, naho Melody yitiriwe Munyakazi naho nari mari. Naho misere yitiriwe misere uje kuhatereta. Urasetsa mwavuga mu Kinyarwanda twumva. None reka nkufatire Mike, nurangiza tereta gusa misere yemwe urumva atari bitarimo. Sha gusa uno mujama afite impano nde namubwi mukunze nkuko buri wese yamukunda pana bya sheri. We ashaka urukundo rwatuma mu byarahungu nako ntabwo urwo ruhari. Erega no kuba wumvise impano biri kuza oya impano yo ushobora kuguma uvuge turumva. Ibazo wallahi ugendera kuki wowe uri guhitamo umusoro gutereta ture kugukunda kuko ntago wamumenya, bivuze ati umuntu twateretana wowe ugendera kuki? Nkunda umusore wiyubaha. Ayibashye wivuga gutyo, fata mikoro neza. Nkunda umusore wiyubaha, yego umusore uri smart, umusore utiyemera, mbashaka umusore ugaragaza uko ari, yego mbega umusore nyine uri mbega urukundo sinzi urukundo
urukundo rujyaho rushaka ntabwo rero navuga ngo ni iki gusa wenda umbaje umusore nkunda ukuntu aba asa ukuntu aba ameze no njyewe umutima wanjye washatse niwe nkunda cyangwa unyegereye tugahuza ukwegereye murahuza tereta wakintu njyewe muterete mu magambo muterete mu magambo muraperi ibyo bintu yabishobora buriya nanjye ngurapire se hari akaririmbo ka Bruce Melody niba ari minuza wame ngo sinyiteretwa ngo bazajya batereta manemo kandi uza ngo niba ari Mr Kagame wenda nawe kamutema ariko yo yarakiye kugutereta ariko ndabona kumutereta rero ndabona bisaba kuzabyigaho utangiye gucika intege se oya ntago ari gucika intege umva ngubwire rero ngo uri imbere mwegere wanamwegereye ariko ibintu biri buze akaririmbo kagira giti karirimbo wicaye ahangaha wirengera peti wirengera reka ndi kugira ngo ele wakubabaje sigaho ele yigeze bigutuma ubwiye n'icyo katazamuza ushaka no gusanga ari intumwa reka mbabiri nkuririmbire biragaye gukunda umuntu utakwitayeho ahubwo ari kwiririmbira ubu meze nk'umuntu utazi inzira anyuramo ndi kukuririmbira ele ndeba ndakuririmbira kuko nakubwiye ngo hari uzagukunda ariko njyewe asa gushyiramo introduction komeza umva nkubwire kandekeraho iratikomereze wiririmbire ririmba nanjye ndi bukuririmbire umva nkubwire ako mbanza bigufashe ibiki bimfashe biragoye gukunda umuntu utakwitayeho ako karirimbo ndagakunda kubera ko umva nkubwire oya ntago urumva amagambo nabwiwe si ubwa mbere muye nawe yego uzaho nabwiwe uzi ngitangira yego urumva uyu jama rwose uzaho wibaraguza ngo akunda misere ari we wankura mu byizerwa yego umva ubwire jama njye nakubwiye ngo hari uzaza akagukunda apana Jose apana Misi Ere aka kanya Ere narangatira yego erega ntabwo yari yanasubiza ntiyari yemera nabyo ujye ubyibuka naranasubiza naranayemera uvuga ngo ntiyari yemera ntiyari yanahakana ariko biri mu biganza bye ariko iyo ukunda umuntu ntabwo ugira uti ucika intege ni nk'uko nawe niba warankunze ntuzazicike santima ziramfashe nshaka kuririmbira Element upfa kuririmba indirimbo nziza Element wanyawe Element njya kuririmbira shushu aririmbira Element nshaka umutura indirimbo reka twumve uririmba nabi ndahita nkoze umwuka ntabwo uva nshaka kuririmbira Element ndahita nkoze umwuka ariko buriya nabikora nshaka kuririmbira Element karirimbo keza tugire ako ni hip hop nayikunda azatubwira ako umunyaruhengeri ndi umunyarubavu ari kujya ashyiramo akanyabubavu ele kabisa stay tuning Kaini killed the Abe. Abe was a fucking nigga, was a fucking pussy, was a fucking fan, was a fucking niggish, was a fucking pussy, she was a fucking niggish plus Abelish. Kaini niwe sura y'amaniga nawe wakugira Kaini re wamutsemba yarazi gukomeretsa akaza yigeze muganga harakabaho Kaini wamusatuye igihanga taha ele nubundi wari wo gupfa upfa kuba wageze kugomba gushingurwa ngo iki uretse uyu muntu ni umusazi umva nkubwire tutaba bupfa hano umva nkubwire wa musore shabujya n'amano ikurimo n'amano imurimo ngo rero ngo umva nkubwire ibintu yakinije nahita mva no mu kiganiro mani atazajya nakinira ku mutima wanjye maniga ngo rero ngo gira uti ere nuwo kubaho azahorana nanjye imisi yose yo erega nanjye mani yinze kurapa urumva ahubwo wowe oya sinavuga ngo uwo gupfa kuko wowe ucira abantu iteka mani winjiye muri game nabi umuntu ushaka kumbabariza sheri ngo apfe erega nese nje kari kumbabaza ari kukubabaza ate se nyine niba yagukunze ari kukubabaza mani reka bino bintu tubigire basi seriye tubigire seriye yani kurari seriye bro umva mubwire jama n'ubwa mbere muye nawe n'ukuri pe mbikuye ku mutima n'ubwa mbere muye nawe yego nkuko ujye bibona wavuze ngo urankunda wenda uramfana katubere ko tubivuga oya ntaga gufana reka none nge ndamukunda uzi intandaro y'iki kiganiro none nge nyikwibwirire nge yarampamagaye ubwe yitwa Lion arampamagara cyangwa se Rio mu gifaransa cyangwa se mu kinyarwanda ntare arampamagara arangije arambwira ngo nge nkunda Miss Element
ndavuga ni Miss Element Josiane uraho mu biganiro Crash wa Element ni cyane kandi ndashaka ko mbahuza Clever mbabarira nkore iki kintu nanjye nabanje ndamukubariza men nabanje ndamukubaza se ni true ni umukunda byanyabyo ni gutwika no gukora iki ambwira ko ari byanyabyo rero mu byo uvuga banza ubahe ko umuntu anagukunda banze byo baheze nyuma yego Buhari benshi baravuga ngo kuki utemeye ko gukunda nakunda Element ubu barabivuga muri comment umva mabwiza ukuri sibyo uyu mujama aje mu gihe kibi pe nari gihe ki ako ntago ari kibi aje mu gihe kibi uzima wagiye umbabarira nyambwiza umuntu kuri nkagushishura uje mu gihe kibi bebe koko uje mu mutima wanjye hari mu ndi muntu yego kandi nkunda narabona umva aje mu gihe kibi umutima wanjye hari mu ndi muntu narabona kandi nanjye nyeneye wowe urankunze urambonye wajyanye nako ngako kumbonye nanjye ukareka nkabanza nkishakira uwo nshaka nkamubona simuhaye igisubizo mu gihe nzi ko utazamubona uri imena se wafashe utangiye kwibaraguza waguye aho ugeze ngo aho ngeze maye nka data wowe ushobora kuba uje no kundoga ngo aho ngeze ndi kugira ngo rwande rumwe ari wenda ndi kumva ari utuntu ari kukubwira tuzanzanira n'ibinyica wowe nakubona umuntu ukubwira ngo aho ngeze ibaze ngwe hano nyine jya kuri we ariko kamubwire nubwo mvuga ngo nkunda ere nawe akaba agukunda beretse gato inkundo ntihazagira umuntu uzikinamo urukundo nubwo nkunda ere ashobora kuba afite sheri yego urabizi itonde manze ama history mbansobanura urukundo urwo ari rwo nubwo nkunda ere ashobora kuba afite sheri ariko donc twahura akambwira ati ariko buriya Jose warankunze koko warakoze kunkunda ariko nanjye mfite umuntu nkunda icyo gihe ndabyumva yego niyo mpamvu rero nawe yego ugomba kubinyubahira yego njye mfite umuntu nkunda yego narabona nkeneye kugira ute kumubona ubwo rero ukazajya ukinana n'urukundo ese ugira nimero yiwe Element ndayigira ujya umuhamagara mukavugana urasetsa yaramborotse nibituma ushaka uzana ubugoryi ninakenewe ntabwo ukenewe kuri misera Element yarakuborotse kandi urukundo sheri ntabwo ari agahato yarakuborotse urukundo si agahato yego urukundo nubwo mvuga ngo nkunda ere ntabwo ari agahato musizeho ngo nkunda ere no afite uburenganzira bwo kuvuga ati ntabwo bishoboka yego kumboroka nose nakoresheje amaboko ubwo yakoresheje umunwa amaboko yamburotse yanamburokora none reka noneho nanjye nteretere uyu mujama umuteretere uterete misere ntabwo ngiye kugutereta ngo nkwiteretere nyine ndabizi ngiye kumuvugira ugiye kumuvugira niba Element yarakuborotse niba wirirwa uvuga ko umukunda ni ikihe gisubizo ukeneye katagushaka no guceceka ni kubera yaborotse yego subinyibwire aguma mboroke hubwo umva ngubwire none umva ngubwire no kuba umva ngubwire sheri no kuba yarafashe intoki za agashyira kuri nimero yanjye yamushatse akavuga ati kamuboroke ni ukuvuga ko yego aka kanya nyine ntabwo bikeneye kubyumva hari igihe kizagera akabona ko bikwiriye akanyitaho akanyumva akangarukira yego ntabwo ujya wumva bijya gutitiriza ni sawa hari igihe utitiriza bigakunda rero kuva mu byizerwa ngo ugacika intege buriya ntabwo aba ari sawa yego ere ntazagira ugutesha umutwe uza unyivangira mu rukundo rwanjye nawe ngo waramborotse waramaze niba so aka kanya utanyeneye ufite igihe uzanyenerera bitwaye ikisheri imwe murasetsa Knowless igeze kuririmba ngo mu muco w'iwacu nta mwari ufata iya mbere gabwira umusore ko mukunda byaba ari amahano ni amahano none wowe ufashe ya mbere aranaguhakaniye arakuborotse ubwo wowe urashaka gukomeza kandi haje umusore w'igitangaza umusore uzagufasha kugera ku nzozi zawe umusore wagukunze atarebye ko wanakunze undi ko wari wagutwaye umutima witeguye gufayitinga kuri wowe kurwanirira kabisa ariko iyo ukunze umuntu uba wizeye ibisubizo bibiri iyo ukunze umuntu uba wizeye ibisubizo bibiri oya cyangwa yego unasikia niba nagushaka uri kumatiriza ari gutereta ku kirwa
niko Oya, uri kumatiriza kuri guhatiriza element niko nanjye ndi buguhatiriza Oh. kandi kugeza umva nkubwire element kumuhatiriza nuko tutarahura yego noneho mwihurire reka guhatiriza sasa ikibazo rero njye nkunda ere arabizi ko nkunda ere yaretse kumvanga umva nkubwire inshuti yanjye reka ngume urugendo natangiye ndugendemo neza nta muntu nzi neza yuko ngize ute ndi kubangamira ku ruhande sibyo wiza kumforosa unyitambika Ese uwizanisha ubwo bukunda budafite ishingiro rugendo ngo urakunda Miss Ere Rosa L umva se oh my god uri kumva man ntabwo imitoma yari yafata urasabwa gutirita none igafata ibaze gutirita urumva wafashe decision ukunda umuntu ufite uwakunda shawarayobye pe uzi neza ko Elena musariye baretse mbaza nkubwira uno musore ashobora kuba yaranasaze uti gute impamvu yasaze simbizi neza tunari kumwe wa musore we ni gute uzi ko nasariye umuntu no kuri kamera ndabivuga ko nashobora kumukura mu mutima wanjye nawe uje wibara gusa ngo urankunda si ukumbangamira koko mu by'ukuri none se wowe waretse kumbangamira wa mujama we ahubwo ko duhuje ibisazi waretse tugakomezanya ko yakuborotse ko yagize ate ukaba ugikomeje kuki njye nacika intege kuri ngeze kandi njye ndi kuguhakana muhuje ibisazi muhuje ibisazi mbabwira ikintu nakubwira ngo munkunde nanjye nzagwa ngo munkunde nanjye nzaguma nikundire ere maze ndebe uzababara uzababara kwa ele bizarangira n'ubundi duhuje nzababara kwa ere nawe babare kwa Miss Ere urasetsa n'ibyo bintu binajyanye yaragusariye nsarira ere ngo naramusariye sinatuma babara ngo nibikiri ibanga indukira sinzareka bakuntwara ngo bebe ni wowe mo bebe kora hano ku mutima oya urahari babarira wumve urahari ashobora kuba aje kundoga usanga aje no kundoga abantu b'iki gihe n'ubazi babarira kuri hano gusa wowe basanga yaravuze ati ubwo akunda ere kanze muhitane uzi ikintu bita heartbeat niki ukuntu umutima utera uko umutima hajya ni umwe wagiye hanze hajya nini ushatse warembera ngo oya nuko umutima utera nguru wanjye forever ni the ben ni ninde Mugisha Benjamin the ben nuko umutima utera nguru wanjye forever ewe kandi ariko wagize amahirwe yo guhura nawe ariko ndabona gutirita noneho byakunaniye ya twe urumva ntago abaraperi tuzi ibintu byo gupfukama byo kugira gute turaza tukakubwira bimwe byo gutera amavi ibintu by'ibiki ibyo ntago twe bikora turaza tukakubwira ubwo nyine wabyumva tuba tuzi ko n'ubundi utanabyumva ukabireka ukipowera reka twipowere ukabyihorera n'ubutaha nkagaruka ubundi reka twipowere najya mu bindi reka twipowere ahubwo cisheni cyane ko iyo atabyumvise bafite ahantu ngenda nkandika imirongo yanjye ubundi urumva umutuzo wanjye ni hip hop ubundi nkatuza nyine nkakomeza nkateretana na hip hop ariko ongera umutima nk'akandi kantu man ongera umutima nk'akandi kantu hari igihe none hari nako gashobora no kumukurura kamuririmbira akaririmbo k'Imana keza nako ni rap ni hip hop urashaka Imana urashaka urukundo wowe waririmba ku rukundo ndashushewe ankozeho ibintu rose irashibutse mbise kurume imwe yimije ariko nge niyemeje kurwara back part y'umubiri wanjye ariko dukora urukundo ndakajika inkorokoro budamo iminopfu ndimbatakire borofire ngiye gutwara igare rya kankasimira ikwire tandukanye imisoto be nkubera ishukarava nawe penisa mbaragiri babu turanywana ngiye kubiza ikaramu itukura mu mashuka icavini izo nzuki mu mutima w'agakobwa nkurikiye umuraho w'igisebe gitangirwa inka aho umusore agera mu minota agahinduka imbwa nani nka yica wicaye ndanyegera waryamye ikuzimu banywa amaraso batega igikombe cyo basoke nziza itara ndicomeke ryake ndarambura umusare bebe turakina sayi umwobo niba arakarimbi kusi ndasezera mba umufana w'icyaha kubatizwa n'ibizashira
Misere wow ahangaha uramukunda pe umva mubwire abiri ko biraza ese kuki wundisha ko umuntu biraza navuze uno mujama afite impano yego ibyo nibyo namubonyeho ese bite byago kuri gutsindagira urukundo umva nkubwire buriya gukunda umuntu uzi neza ko akunda undi ni ukuri ni amakosa wenda sinzi neza ko afite undi muntu akunda ariko wenda ndabyiyumvisha we azamukuri twahuye urukundo ntabwo ari ugufarosa umuntu sibyo we namakanira nzatuza gukorera nshaka kuzakujyana rimwe mu gitaramo Element arimo nkamukwereka mvuga ati byivugire nibishaka biti birangira we nishaka ubivugire kuri byivugire nibishaka bite birangira ushaka ngo bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba koko nkunda Misere turi kugana ku musozo ndabeshi musa turi kugana ku musozo ariko se niba umuntu waje gutereta yakwanze hagiye gukurikiraho ikimene hagiye gukurikiraho ingumi n'imigeri ndumva hakurikiraho ibitaramo ndumva hakurikiraho ibitaramo kabisa ukajya murana nk'amajoro cyangwa se tukaririmba tukizihirwa umwe agataha undi agataha Misira ashaka kumuhaza nta kuntu none mwebwe mwafatanya mu babiri ko ari igihe byazagera ngo gakundana amana oya ntabwo twafatanya ahubwo ngewe nimba ashaka kuba umuhanzi umwaka utaha nzamukorera audio niyumva bimurimo nyamara bizarangira umukunze pe uvuze niyumva ushaka kuba njye nzagukorera audio indirimbo mu buryo bw'amajwi ariko nanjye ijwi ndarifite nyine avuze ko nujya kuri kodinga kwa Element azayishyura oh my god azanyishyurira yego arabisetsa uzishyura njye nzakwishyurira audio wayikorera muri Amerika wayikorera muri urabibasezeranyije abakunzi bacu badukurikiranye byiza 2025 umunsi uzumva ikibazo ntabwo indirimbo ya mbere ngiye kuyisohora muri iyi minsi muri uyu mwaka umva niyo tabi ya mbere umujama uri kuvuga gutya kurekura umufungo miliyoni Element akora miliyoni mene urukumva niba sheri wanyuma hano aratwika next irenze mu Rwanda we agariwe nyine na Kizi yageze urasetsa Kizi yageze kuri miliyoni nuvuga ngo niba avuze ko Element akora miliyoni yungu akaza bayishyura amana yo muca numva bamuganiki sindi kumuterekera ariko ndi kurebera mu bintu mu buryo bwa fact umva rero abani niba abandi bavuga utuntu batazasohora umva mbwira wa muntu we iri jambo rigucitse nyaboneka sigaho mburiya kankubwiza ukuri nje sinjya mumenya kuba navuga ikintu nazasohoza mvuga nzaguha ikintu azakibona no mvuga ikintu nzakora mbabwira inshuti yanjye niba bikurimo uzabikore nta kibazo ko ntabwo ari byo byatuma ngukunda erege urukundo n'uruba ruri mu muntu nkunda abantu bafite impano banitinyuka niyo mpamvu ntago ari ukuvuga ngo ni urukundo kora hano no kuba mukoze mu biganza se ntibihagije ko nawe ufite akiriyo n'akagira se reka nkunda yere kutakoze ku mutima banze kumva heartbeat urasetsa okay turi kubana ku musozo ngo bitugize gutya ukajya kubona Element araguhamagaye arakubwiye ndashaka ko duhura nkuko wahuye n'uyu mujama byagenda bite mani iyo hajya ngo ko nangiye kurapa unakiyambura ubusa umviki umuntu yambura ubusa aba yasaze ntiwavuze ko wasaze bamusariye nyine ngo tandukanye ibintu wakintu byo inshingano iki umva mbwire sibyo nyine nakumva ameze neza nabyakira nyine umva nabyakira neza nyine pe ntakubyakira vuga ko watega moto wambaye ikariso rero unamujama rero atangiye no kuza kunsebya oyanjye ariko nanarize utangiye kuza kunsebya turi kugana ku musozo icyo ushaka no kumubwira cyihariye ikintu namubwira sha nakomeze icyizere yifitiye akunde ere akomerezaho nta kibazo na ere mukunde nawe agukunde nimba bishoboka kandi nyine ntugasubira inyuma nyine gutyo komereza aho ngaho urukundo rwawe inzozi z'urukundo rwawe na Element na Miss Element zigarukiye nge numva nyine nta muraperi ufarusa umva mujye muri comment ngo bivuga uyu muntu nakasa muto nge birarangiye ubwo nyine ndarekuye
aka kanya mbonye misero ise nkunda ibintu ntago njye naje naragukunze ndabikubwiye uramakaniye ubwo nyine ndajya gushaka ahandi nkunda mushakira ahandi wumveho sindi bimubwiye shakira ahandi wumveho. Okay, basa reka mbashimire kamusimire Lion ya courage nanjye nabyumvise no ko waje gutereta kuririmba afite ko nziza afite impano courage kabisa nta gusubira inyuma nubwo bakwana hoya rad nabone mama badukunze ngo ariko badukunde umuziki wawe uzanatuma none wakwirukira kuko Element uyu yamwirukiye kuko Element ari umusitari nawe yari giye kwirukira urishuwase ko namwirukiye kubera ari umusitari cyangwa arata akibukirwa n'abandi mushimire cyane ya nanjye gira confidence ndabashimiye cyane haba wowe haba Madame Ele Miss Ele ya ubona kunza kanyanga n'abadukurikiye ndabashimiye kandi nifuza ko bajya kuri YouTube kuri channel yanditseho nitwa akarongo kamano cya _Lion LYON hariho n'idarapo ry'u Rwanda bazahita bayimenya kuko hari benshi usanga bafungura amacano ku ruhande hari idarapo ry'u Rwanda bagakora subscribe bakareba n'ibikorwa biriho. Misele mushimire kokukati urakoze akagombye no kungurira fanta. Yes, chimwe mwebwe twatangiye iki kiganiro tukakigirana no ku musozo nshimira Dapima gukora subscribe share na comment kuri Umuteko live ngendi tushimire forever tuzabane mu bindi biganiro. Shalom Astra Vista. Sawa sawa.